haza itangazo rivuga ngo iminsi yo kubaho kwawe Uwiteka Imana yakugeneye irarangiye, ishyizweho iherezo akadomo. Iyo umuntu amaze gusomera itangazo arapfa, cyangwa se roho yiwe itandukanywa n'umubiri. Kandi twasomewe irindi jambo rivuga ngo abantu bagenewe gupfa rimwe, ariko nyuma yo gupfa haza urubanza. Bashoje urugendo rwabo hano ku isi aho bagitegerereje. Rero muri iyi nzira roho y'umuntu w'umukristo icamo amaze gupfa irimo amabariyeri. Harimo bariyeri rero, izi bariyeri ziri muri iyi nzira nizo nabwiwe mpabwa kugira ngo nzigeze ku bantu nabo bamenye yuko iyi nzira bazayicamo, noneho ibintu birimo bazabibazwa kugira ngo bamenye uburyo bazabitunganya bakiri ku isi. Abantu bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Rero iki gitabo buri muntu wese arakigira uri ku isi, yaba asenga yaba adasenga arakigira. Agihabwa akimara kuvuka, kiba cyanditsweho itariki n'ukwezi ndetse n'umwaka agereye ku isi. Kigira ikintu gitangira kwandikwamwo akimara kugira imyaka 8 irenzeho umunsi umwe, kuko nibwo ubwenge bwiwe Imana iba imaze kubuhereza ubushobozi bwo kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Imyaka miliyoni, imyaka miliyari, imyaka miliyaridi kubara bikarangira, ukabaho ibihe byose, iteka ryose uri mu muriro utazima. Noneho rero umuntu wa mbere natumyeho ni umuntu usenga, agasengera mu bice bitandukanye biri ku isi, ariko akazapfa, akazasoza urugendo rwiwe hano ku isi izo nda batabigizemo uruhare, kubw'impanuka, kubwa accident, izo nda zikavamo, izo minja ziri mu ijuru. Noneho rero izihimbaza Imana zipfumbase ibipfunsi, ni minja zagiye zikurwa mu nda, ariko ababyeyi bagiye bazikuramo ku bushake bwabo. Noneho rero mu bipfunsi by'izo nda, bisori by'izo minja, nabwiwe yuko harimo imiti, amafaranga n'utuntu tumeze muri kade tugaragaza amashusho y'ahantu iyo operasiyo yo gukuramo urwo ruhinja yabereye. Rero muri ibyo bipfunsi by'izo minja harimo amazina y'umuganga wakuyemo iyo nda, harimo amazina y'uwo mukobwa, harimo amazina y'umusore wamuteye iyo nda. Kiri mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 12, cyoka kinini cy'imitwe 7. Rero kirimo kirakora, cyageze mu bihugu bitandukanye, kiri mu madini, kigeze mu Rwanda. Ugeze kuri bino byuma biri hejuru y'ino nyanja y'urupfu, wa murimo urashya. Paul yandikiye Abakorinto rwa 2 mu bice 3 aravuga ngo umurimo w'umuntu wese uzahishuzwa umuriro. Umurimo w'umuntu wese uzahishuzwa umuriro. Nuko uwo murimo wokuranye kamere urashya. Urugero watanze amaturo ngo abantu bakurebe, cyangwa se ukagabura abantu, ukabivuga, ugasura abantu, ukabivuga, ukaririmba, witotomba, ukarya muri repetition wakerewe. Turabasuhuje, tubifurije amahoro y'Imana. Nshuti bakunzi ba Embassy TV, ni umwanya mwiza dukunze kugarukaho wo kuganira no kumva ubutumwa butandukanye abantu b'Imana iba yashyize mu mitima yabo, cyangwa se iba yabahereje. Kandi turi kumwe n'umukozi w'Imana nk'uko ijambo ry'Imana riratubwira ngo dore ndaza vuba mu Byahishuwe ibice byaho 22 umurongo wa 12, riti dore ndaza vuba kandi ndazana ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Riti ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. Hanyuma rero kuri wewe utamerewe neza, wihangane, no kuri ibihe byose iteka bihora bisimburana. Umubwiriza mu gitabo cy'umubwiriza niko yabivuze ati ibihe byose mu isi bigira igihe cyacyo, cyangwa ibintu byose bigira igihe cyacyo. Ni iby'agaciro rero kuba warakoze subscribe kugira ngo tujye tubana, kandi nawe utari wayikora ni umwanya wawe wo kugira ngo uyikore, ubundi tubane mu buzima bw'umwuka wera Imana Data iduhereza. Reka dutangize isengesho kugira ngo Imana irusheho kuza kubana natwe mu butumwa yahaye umukozi wayo kugira ngo abudusangize. Mana, izina ryawe nirihimbazwe mu isi no mu ijuru, kandi uduhaye umwanya mwiza wo kuganira
ni urukundo wadukunze ukaduha ubutumwa bwawe. Turagira ngo urwo rukundo rudusabemo umuntu wese uri kumwe natwe, yaba uri mu gihugu ndetse n'uri hanze y'igihugu. Umwuka wera amusabe, kandi ubutumwa tuge kuganira buherekezwe n'ijambo ryawe. Twese tugira icyo tuvomamo kibasha kutwubaka kugira ngo tuzatahe Yerusalemu nshya yo mu ijuru. Urakoze kubera ko ibyo ubitwemereye, kandi tugushimiye ku butumwa wahaye umukozi wawe. Mu izina rya Yesu turagusabye ngo umuyobore mu kubutugezaho, uhereye none kugeza igihe umurimo wamushinze mu isi uzarangirira, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turakwakiriye mukozi w'Imana. murakoze cyane, Tuguhaye ikaze kuri Embassy TV. turabishimiye. Yego, ndi umwambasaderi w'ijuru, ndibwira ko nawe uyu munsi uri umwambasaderi w'ijuru. Imana irabyemeye. Amen. Abambasadazi bose b'ijuru, aho muri ku isi, aho muherereye ku isi, mwese muri abambasada ba Yesu Kristo, kandi muri umurunga umwe. Muze dufatanye urugendo, dufatanye kuba abambasaderi beza. Yesu hari abo yatoranyije, ngo yageze kwa Petero aramutoranya, ageze kwa Yohana aramutoranya, ngo na Barutumayo aramutoranya. Ntabwo ari ibyo gusa, asoje umurimo we yarababwiye ngo nimugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, ngo abazemera muzababatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Aha rero twageze ni kuri Ambassador of Christ, ni ministry online, aho tuganirira ubutumwa Imana iba yahereje abantu bayo kugira ngo babudusangize. Mukozi w'Imana, watangira wibwira abantu badukurikiranye. Murakoze. Amazina nitwa Nshimiyimana Damien, ndacyari umusore, ndi umukristo, sengera mu itorero rya ADEPR Ibatsinda, urumva paruwasi ni ya Gasave mu karere ka Gasabo. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Urakoze kutwibwira. Watangira noneho utwinjiza mu butumwa bwawe. Umwanya ni wowe kugira ngo tuze gutega amatwi twumve icyo Imana yashyize mu mutima wawe cyangwa se yagutumye. Murakoze. Mfite ubutumwa mbazaniye kuri Embassy TV. Imana ibaho umugisha. Mbere rero yuko mbagezaho ubutumwa, ndabanza kubasaba mbinginga cyane. Hari ukuntu umuntu ajya kuri channel kuri TV runaka, yabona ubutumwa ari burebure akumva acitse intege muri we, agakozaho urutoki gusa, ubutumwa ntaburangize. Ndabasaba mbinginga kugira ngo ubu butumwa ngiye kubagezaho muzabwumve mu burangize. Ntabwo muzicuza icyatumye mutanga uwo mwanya wanyu kugira ngo mumve ubu butumwa ngo muburangize. Ikindi, n'ubumva ubu butumwa uri kumwe n'umuntu utazi Ikinyarwanda ariko uzi urundi rurimi bitewe n'igihugu uherereyemo, uzaba umusobanurire mu Kinyarwanda, uzaba ukoze umurimo mwiza. Ikindi, ibibazo muzagerageza kugiraho muzabyandike muri komenti. Ikindi, ndabasaba mu izina ry'umwami wacu Yesu muzakoresheya mubuhereza abandi, kuko isi ni nini n'igihugu ni kinini, ntago njyenyine ubu butumwa nabukwirakwiza ahantu hose ngo mbishobore. Niyo mpamvu ndabinginze bene data, dusangiye urugendo rujya mu ijuru, mu byigisha abandi, namwe uzagira ikintu yungukamo amenyamo azabubwira abandi. Rero ndabizi ntago uzicuza igihe cyawe watanze ukurikirana ubu butumwa mu izina rya Yesu. Rero abantu benshi bajya bibaza ngo iyo umuntu apfuye bigenda gute, iyo agiye gupfa bigenda gute, ese yapfuye ajya hehe, ese ajya mu ijuru cyangwa ajya ikuzimu, ese aho hose hameze gute? Ubu nibwo butumwa Imana yahishuye, ishima yuko tububwira abantu kugira ngo babimenye. Wowe unteze amatwi umenye ibyo uzabazwa numara gusoza urugendo rwawe hano ku isi. Niba uri umukristo uri kujya mu ijuru koko, cyangwa se niba utari kujya mu ijuru, nabwo umenye ibihembo uzahembwa, kuko umwami Yesu yavuze nk'uko mwene data amaze kubivuga ngo ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye n'ibyo yakoze, mu izina rya Yesu. Rero ku bantu mufite Bible tugiye gusoma ijambo
turi busange mu gitabo cy'urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice byaho 9 umurongo wa 27. Ndagerageza gukoresha imirongo imwe n'imwe muri Bibiliya, ahandi sindi buze kuyikoresha kubw'ikibazo cy'igihe. Abantu bakunda kurambirwa kumva ubutumwa bwiza kuko kamere y'umuntu rwose irambirwa vuba, ariko ndakwinginze uyu munsi uyitegeke uze kumva buno butumwa utuje, uzamenye ikintu Imana irimo kuvuganiramo nawe igutumyeho. Reka mwene data dusomere ijambo turi busange mu gitabo cy'urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 27 wonyine, mu izina rya Yesu. Imana duhana umugisha. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Reka dusubiremo nanone n'inshuro ya kabiri. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Yego, rero mwene data we unteze amatwi, wumvise yuko abantu bose bagenewe gupfa inshuro imwe, ariko nyuma yo gupfa ntabwo biba birangiye, ahubwo nyuma yo gupfa haza urubanza. Rero uru rubanza ruza nyuma y'urupfu rwa buri muntu wese nirwo ugiye kumva, mu izina rya Yesu. Reka udusomere no mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice byaho 5, usome umurongo wa 5 n'uwa 6. Mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 5 umurongo waho wa 5, usome n'umurongo wa 6. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami aherekeye igitereko cy'itabaza. Umwami abona ikiganza cyandika, abibonye mu maso he hahinduka ukundi, gutekereza kwe kumuhagarika umutima, ingingo z'amatako ye zicika intege, kandi amavi ye arakomangana. Amen. Simbuka noneho usoma umurongo wa 25 n'uwa 26 muri ibyo n'ubundi bice 5 by'umuhanuzi Daniyeli. Kandi ibyanditswe nibyo ibi: mene tekeli ufarisini. Mene tekeli ufarisini. Komeza hepfo. Kandi bisobanurwa bitya. Mene bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma, iyishyiraho geza aho ngaho, iyishyiraho iherezo. Nshuti bene data rero mudukurikiye, iyo umuntu agiye gupfa, uwo muntu yaba asenga yaba adasenga, yaba ari kugenda yaba yicaye, mu maso hiwe haza itangazo rivuga ngo iminsi yo kubaho kwawe Uwiteka Imana yakugeneye irarangiye, ishyizweho iherezo, akadomo. Iyo umuntu amaze gusomera itangazo arapfa, cyangwa se roho yiwe itandukanywa n'umubiri. Kandi twasomewe irindi jambo rivuga ngo abantu bagenewe gupfa rimwe, ariko nyuma yo gupfa haza urubanza. Iyo umuntu akimara gukurwa muri uyu mubiri, umuntu w'imbere roho imaze gucomokorwa muri uyu mubiri, itangirana n'urubanza, ajya mu rubanza, ajya kuburana, anyuzwa mu rubanza. Noneho rero dusomere mu gitabo cy'ibyahishuwe mu bice 20, usome umurongo wa 12. Umurongo wa 12. Ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 12. Mbona abapfuye, abakomeye, aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Geza aho ngaho, murakoze cyane. Rero mwumvise yuko hari igitabo kibumburwa buri muntu wese afite, kiri mu bwami bwo mu ijuru. Bigenda gute rero iyo roho y'umuntu imaze gucomokorwa mu mubiri? Ibi ngiye kubabwira rero, intego ya buno butumwa nahawe
ni inzira roho y'umukristo icamo amaze gupfa kugira ngo agere mu ijuru mu gace kitwa paradizo, aho roho z'abera zitegerereje, roho zaba Eliya, roho zaba Mose, ba Petero, ba Matayo, ba Filipo, ba Barinaba n'abandi bera bose bashoje urugendo rwabo hano ku isi aho bagitegerereje. Rero muri iyi nzira roho y'umuntu w'umukristo icamo amaze gupfa irimo amabariyeri. Harimo bariyeri rero, izi bariyeri ziri muri iyi nzira nizo nabwiwe mpabwa kugira ngo nzigeze ku bantu nabo bamenye yuko iyi nzira bazayicamo, noneho ibintu birimo bazabibazwa kugira ngo bamenye uburyo bazabitunganya bakiri ku isi, kuko umuntu atunganya ibyo asabwa gutunganya akiri muzima. Iyo umuntu amaze gupfa aba atagifite ubushobozi bwo gutunganya ibyo yagombaga gutunganya. Noneho rero muri iyi nzira harimo bariyeri esheshatu, rero iyo umuntu akimara gukurwa mu mubiri, amarembo yo mu bwami bwo mu ijuru arakinguka cyangwa se arugururwa, afungukira buri muntu wese ushoje urugendo rwiwe hano ku isi. Muribuka rya jambo Yakobo yavuze ngo nuko mbona urwego rumanuka ruva mu ijuru, mbona abamarayika bari kuruzamukaho, mbona n'abandi bamarayika barimo barumanukanaho ibisubizo, abandi bazamukana ibyifuzo. Uwo mwanya hamanuka urwego runini cyane, marayika w'Imana akarumanukaho, agahagarara imbere y'iyo roho y'uwo muntu uvuye mu isi. Rero uwo marayika w'Imana amanukana igitabo kinini cyane gifite metero 6 z'uburebure na metero 4 z'umubyimba cyangwa se z'ubugari. Noneho rero icyo gitabo inyuma yacyo ku gifubiko haba handitsweho ijambo rivuze ngo igitabo cya runaka cyo kwihaniramo ibyaha. Marayika abaza umuntu ijambo rya mbere amubaza, aramubwira ngo nje nzanywe no kureba ko upfuye warihannye ibyaha byawe, nje nzanywe no kureba ko washyize ijambo ry'Imana mu bikorwa. Ijambo ryanyuze mu kanwa k'umuhanuzi Yohana riri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 3:2 rivuzwe ngo nimwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Marayika rero akubaza ngo nzanywe no kureba ko upfuye warihannye ibyaha byawe kugira ngo menye niba ugiye gutegerereza ikuzimu, mu gace kari ikuzimu kitwa Gehinomu, aho roho z'abapagani zitegerereza, cyangwa se ikuzimu muri Gehinomu mu gace kitwanze mu mwijima, aho roho z'abantu basengaga ariko bafite bimwe batatunganije zijya gutegerereza. Na mbere yuko iyo roho ijyanwa mu ijuru mu gace kitwa paradizo, aho roho z'abera zitegerereza. Rero uru ni rwo rubanza abanza gucirwa. Iki gitabo ngiye kubabwira bareberamo yuko wihannye ibyaha byawe, ni nayo bariyeri ya mbere ishinzwe kureba ko upfuye warihannye ibyaha byawe. Rero mwene data, iki gitabo kirimo ibyaha by'ubwoko butatu. Urupapuro rwa mbere ruriho ijambo rivuga ngo ibyaha yakoze: kwiba, kwica, gusambana, kubeshya, gukuramo inda, kuroga, inzangano, ishyari, umujinya, kwikinisha, gusomana n'ibindi byaha, ijisho ribi ryo mu mutima n'ibindi byaha muzi abantu bakora bya buri munsi. Mwumva ikintu natangariye nuko twe abizera abakristo, iyo umuntu akoze icyaha saa 3 agasambana barandika ngo runaka arasambanye, iyo yibye saa 4 barandika ngo aribye, iyo abeshye saa 5 barandika ngo arabeshye, iyo atukanye saa 6 barandika ngo aratukanye. Donko ibyaha umuntu akoze byose umwanya bikoreyeho birandikwa. Niyo mpamvu dusomye ijambo rivuze ngo abantu bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Rero iki gitabo buri muntu wese arakigira, uri ku isi yaba asenga yaba adasenga arakigira. Agihabwa kimara kuvuka, kiba cyanditsweho itariki n'ukwezi ndetse n'umwaka agereye ku isi. Kigira ikintu gitangira kwandikwamwo akimara kugira imyaka 8 irenzeho umunsi umwe, kuko nibwo ubwenge bwiwe Imana imaze kubuhereza ubushobozi bwo kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, uko biri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo waho wa 22. Noneho rero iyo amaze kugira imyaka 8 irenzeho umunsi umwe, buri kantu kose atangiye kujya akora karandikwa. Iyo apfuye rero yararengeje imyaka 8 ahita ajya mu rubanza kugira ngo aburane. Noneho rero
ijambo rya mbere marayika akubaza arakubwira muri kino gitabo cyawe, arakubwira ngo ndabona warasambanye. nk'uku nguku ndi kuri iyi televiziyo mukaba muri kundeba mu maso n'iyi mikoro mfite, ni nako uwo muntu nawe iyo marayika amubwiye ngo ndabona warasambanye, mu maso h'uwo muntu haza agateleviziyo kagaragariza aho yasambaniye. marayika rero arakubaza ngo mbese nyuma yo gusambana warabyihannye? icya kabiri warabyatuye? icya gatatu wabisabiye Imana imbabazi? icya kane ese warabiretse? kuko haranditswe ngo mwirinde kuko nta cyakorewe mu rwihisho kitazajya ku mugaragaro. rero uwo mwanya ibyo wakoreye muri bwa bwihisho biza ku mugaragaro, aho wabyihaniye kuva icyo gihe, aho wabikoreye n'aho wabyaturiye, no kuva icyo gihe ubyatura kugeza icyo gihe upfire nimba utari wasubira kubikora. nuko iyo asanze icyo cyaha waragikoze, ariko nyuma yo kugikora ukacyihana, nyuma yo kucyihana ukacyatura, nyuma yo kucyatura ukagisabira Imana imbabazi, aravivura. nyuma yo kugisabira Imana imbabazi ukanakireka, akavuga ngo gusambana kwawe urabibabariwe. no kwiba, no kwica, no kuroga n'ibindi byaha byose nubwo buryo marayika agenda akubazamo. noneho rero kwihana ni igiki? kwihana ni uguhindura inzira wari urimo gucamo. wenda ukabwirwa ko wari uri guca mu nzira, ariko iyo nzira ubwiwe ko wari uri gucamo ukabwirwa ko ari mbi, ugahindukira ukayivamo. kwatura rero ni ukuvuga icyo cyaha wakoze ukacyaturira umukozi w'Imana cyangwa se undi muntu, aho ngaho ukacyatura, gusaba Imana imbabazi. twese turabizi kureka ni ukudasubira muri iyo ngeso y'icyaha. noneho rero urupapuro rwa kabiri rwo rwanditsweho ijambo rivuga ngo ibindi byaha. ibindi byaha rero nabajije ibyo ari byo, ndabwirwa ngo ni ibyaha twebwe twita ubufatanyacyaha. ni ibyaha uba utakoze ariko wagizemo uruhare rwo kugira ngo ibyo byaha bikorwe. urugero, kuba utigeze usambana ariko ugatanga ipasi y'abantu bari bujye gusambana. icya kabiri, kuba utigeze unywa inzoga ariko ukayicuruza. kuba utigeze ujya mu bapfumu ariko ukagira umuntu inama yo kujya mu bapfumu. kuba utigeze ucuruza inzoga ariko ukayirangura cyangwa se ukayigurira umuntu cyangwa se ukayiseriva cyangwa se ukayikora, nabwo bandika yuko uri umufatanyacyaha. kuko mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 17 umurongo waho wa mbere haravuzwe ngo nta kintu kizabuza ibisitaza kuza, ariko umuntu ubizana azabona ishyano. mbega ni ibyaha uba utakoze ariko wabaye akamoteri ko kugira ngo ibyo byaha bikorwe. marayika nabwo arakubaza ngo ibi byaha by'ubufatanyacyaha ndabona warabikoze, mbese ko wabikoze urabyemera, warabyihannye? ese nyuma yo kubyihana wabisabiye Imana imbabazi, warabyatuye, warabiretse? nabwo yasanze warabikoze muri ubwo buryo, nabwo arabivivura bitewe na buri cyaha kimwe ku kindi agiye akubaza. none rero ku rupapuro rwa gatatu rwo rwanditsweho ijambo rivuga ngo ibyaha yakoze ariko yibagiwe kwihana. marayika arakubaza ngo hari ibindi byaha wakoze ariko wibagirwa kubyihana. none ibi byaha byo urabyemera, uremera kubyihana? wamubwira ngo yego ndemera kubyihana, akabikwihanisha mu izina ry'umwami wacu Yesu. none rero kuri bariyeri ya mbere ishinzwe kureba ko wihanye ibyaha byawe wakoze uri mu isi, hari abantu natumweho, ndabwirwa ngo bano bantu nubwo basenga bari mu isi ariko bazarimbuka mu bice bitandukanye biri mu isi. utitaye ku idini usengeramo, utitaye mu gihugu uherereyemo, waba ubyemera waba utabyemera, waba ubyizera waba utabyizera, idini usengeramo ryaba ryaragupakiyemo imyumvire yaryo, abashumba bagushumbye baba baragupakiyemo imyumvire yabo, ntago bizakuraho ijambo ry'Imana. ibi ngiye kukubwira, nuramuka upfuye utabyujuje uzarimbuka, uzajyanwa ikuzimu mu muriro utazima, aho roho z'abanyabyaha n'ubundi batumva ijambo ry'Imana bajya gutegerereza. uzaba mu muriro utazima iteka ryose, ahantu uzamara imyaka 10, imyaka 100, imyaka 1000, imyaka miliyoni, imyaka miliyari, imyaka miliyaridi, kubara bikarangira, ukabaho ibihe byose, iteka ryose uri mu muriro utazima. noneho rero umuntu wa mbere natumyeho ni umuntu usenga, agasengera mu bice bitandukanye biri ku isi, ariko akazapfa
akazasoza urugendo rwiwe hano ku isi atari yizera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana w'ikinege wapfiriye ibyaha by'abari mu isi. Idini usengeramo iryo ari ryo ryose mu mfuruka enye zitandukanye zigize isi, nuramuka upfuye utari wizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana w'ikinege ngo umwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzapfa. Ariko nyuma yo gupfa ntago bizahereraho, uzajya mu muriro utazima, uzabaho ibihe byose, uzabaho ibihe byose uri mu irimbukiro. Rero uyu ni umuntu wa mbere nabwiwe ko atazatambuka iyi bariyeri ya mbere, ari we muntu upfuye atari yizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana w'ikinege. Umuntu wa kabiri rero ni umuntu uzasoza urugendo rwiwe hano ku isi atari yabatizwa mu mazi menshi. Idini usengeramo ryaba ritemera umubatizo w'amazi menshi, ariko nuramuka upfuye utabatijwe mu mazi menshi uzarimbuka. Noneho rero narabajije ngo mbese cya gisambo cyari kiri ku musaraba ko cyagiye mu ijuru kitabatijwe mu mazi menshi? Ndangije ndabwirwa ngo cyagiye mu ijuru kitabatijwe mu mazi menshi nk'uko Malaki nawe yagiye atabatijwe mu mazi menshi, nk'uko Yesaya nawe yagiye atabatijwe mu mazi menshi, nk'uko Ezekiel nawe yagiye atabatijwe mu mazi menshi, kuko umwami Yesu yari atarapfa ngo azuke. Ariko noneho ubu ngubu umwami Yesu yamaze kuzuka, nta muntu uzongera kujya mu ijuru atabatijwe mu mazi menshi. Ndangije ndabaza ngo none abantu batabatijwe mu mazi menshi ko ari benshi ku isi yose, mbese nibaramuka bapfuye nabo bazarimbuka ko ari benshi? Ubwo nari ngize ikibazo cy'abantu dusengana mu madini atandukanye duturanye nayo, ariko idini basengeramo rikaba ritemera umubatizo w'amazi menshi. Ndangije ndabazwa nanjye ngo mbese inkoko yamira inka? Ndasubiza ngo ntabwo inkoko yamira inka. Ndabwirwa rero ngo uko inkoko itamira inka ngo ibishobore, ni nako amagambo y'abapadiri ndetse n'amagambo y'ababishopu n'amagambo y'abapasiteri n'amagambo y'abahanuzi atakuraho ijambo ry'Imana. Ku bintu bijyanye no kubatizwa mu mazi menshi, muze gusoma muri Luka ibice 20 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo waho wa 4, ndetse musome no muri Yohana ibice 3 umurongo waho wa 23. Haravuzwe ngo ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi abantu barazaga bakabatizwa. Rero umwami wacu Yesu Kristo yari afite ubushobozi n'ububasha byo kubwira Yohana ngo nusange ahantu ndi umbatize, ariko umwami Yesu ntabwo ariko yabigenje. Yateye intambwe aragenda asanga Yohana kuri Yorodani aramubatiza. Rero we mwene data uneze amatwi, nimba utari wabatizwa mu mazi menshi, waba ubyizera waba utabyizera uzarimbuka, keretse nuramuka ugiye gutera intambwe ukabatizwa mu mazi menshi. Ku mirongo ijyanye no kubatizwa no kutizera umwami Yesu, nabwiye ijambo riri muri Yohana ibice 9 umurongo waho wa 36. Rero usabwe kwizera umwami Yesu kugira ngo ucike iteka ry'irimbukiro, ucike iteka rya Gehinomu, utazabaho nabi ukabaho mu buzima bwo kwica, ukaba ari uko abinegirije ukanga kubikora kandi bafite umwanya n'igihe byo kubikora. Undi muntu wa gatatu rero bene data ni umuntu nawe usenga akajya yibwira ngo nabatijwe mu mazi menshi ndetse nizera n'umwami Yesu, ariko akazasoza urugendo rwe hano ku isi nawe atari yabatizwa undi mubatizo wa kabiri witwa umubatizo wo mu mwuka wera. Ndabwirwa nawe ngo azapfa arimbuke, ntago azigera yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 5 haravuzwe ngo kuko Yohana we yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Mu gitabo cya Mariko igice cya mbere umurongo wa 8 haravuzwe ngo nge ndabatirisha amazi, ariko uwo nguwo we azabatirishwa umwuka wera, azabatirisha umwuka wera. Mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 3
mu murongo waho wa 5 haravuzwe ngo ni ukuri ndakubwiza ukuri yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka adashobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Rero hari undi mubatizo wa kabiri witwa umubatizo wo mu mwuka wera. Rero mu gitabo cy'Abaroma Paulo yabandikiye mu bice 8 umurongo wa 11 haravuzwe ngo niba umwuka wiyazuye Kristo aba muri mwe, iyazuye Kristo izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwebwe. Umuntu uzapfa adafite umwuka wera, n'umuntu impanda izavuga adafite umwuka wera, umuntu rero uzapfa adafite umwuka wera ntabwo azazuka. Hoya, ntabwo azazuka. N'umuntu impanda izavuga adafite umwuka wera ntabwo azajya mu ijuru, kubera yuko umwuka wera niyo mababa y'itorero, niwe uzazamura itorero rya Kristo. Imana ishimwe, haleluya. Niwe uzazamura itorero rya Kristo, niwe mababa ya Kristo, niwe uzamenagura ibituro abera barimo. Niba umwuka wiyazuye Kristo aba muri mwebwe, iyazuye Kristo izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwebwe. Uruhari rw'umuntu kugira ngo abatizwe mu mwuka wera rwa mbere n'urwo kwihana ibyaha yakoze, akabyatura, akabisabira Imana imbabazi, akanabireka. No mu gihe agikoze agahita akihana, akacyatura, akagisabira Imana imbabazi, akanakireka, ku buryo atari butungurwe n'umubatizo wo mu mwuka wera, none umwuka wera agasanga arimo ibyaha, bikaba ngombwa yuko atamubatiza. Ntabwo igihe tugezemo ari cyo kwicarana icyaha, torero ry'Imana, mu izina rya Yesu. Urundi ruhari rwa kabiri ni urwo kujya asenga abwira Imana ngo mbatiza mu mwuka wera, ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi. So wo mu gihugu cyo mu ijuru azananirwa guhereza umwuka wera abamumusaba? Birakwiriye kugira ngo dusenge tubwira Imana itubatize mu mwuka wera ku bantu batari babatizwa mu mwuka wera. Reka mbabwire inzego 5 umwuka wera yigaragarizamwo abantu cyangwa se z'umwuka wera. Urwego rwa mbere, step ya mbere, niyo kumurikirwa n'umwuka wera. Abantu bose basenga bamurikiwe n'umwuka wera, ariko hari urundi rwego rwa kabiri. Kumurikirwa n'umwuka wera ntabwo bihagije, hari urundi rwego rwa kabiri rwitwa kugira imbuto z'umwuka wera. Abo ni abantu basenga ariko bagira imbuto z'umwuka wera, ibyishimo, urukundo, amahoro, na za mbuto zose ziri mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wawo wa 22. Ariko ibyo ntabwo bihagije. Hari urundi rwego rwa gatatu rwitwa kubatizwa mu mwuka wera. Kubatizwa mu mwuka wera, ikimenyetso cyerekana ko umuntu abatijwe mu mwuka wera avuga ururimi rushyashya, cyangwa se yumva ijwi ry'Imana, cyangwa se arerekwa. Ikimenyetso kimwe muri bino bimenyetso bitatu nicyo kigaragaza umuntu umaze kubatizwa mu mwuka wera. Uwo mwanya, uwo munota, iyo tariki, uwo munsi, icyo cyumweru, iyo saha, uko kwezi, muri uwo mwaka, nicyo kimenyetso kimwe kimubaho. Urwego rwa kane ni urwego rwitwa urwego rwo guhabwa impano y'umwuka wera. Urwego rwa nyuma rero rwa 5 ni urwego rwo kuzuzwa umwuka wera, gusenderezwa, mbega amaguru y'umwuka wera, amaboko y'umwuka wera, umutwe w'umwuka wera, ibigize umwuka wera byose bikakubamo, bikakuzura. Izo nizo nzego 5 z'umwuka wera. Rero abantu batari babatizwa mu mwuka wera, mutangire musenge. Rero iyo umuntu ari gusengera umubatizo wo mu mwuka wera, yirinda kubivanga n'ibyaha, kandi yirinda gusenga asaba uwo mubatizo. Umuntu ari gusenga abwira Imana ngo mbatiza mu mwuka wera, yirinda kubivanga n'ibyaha, yirinda kujya asenga bivanga n'ibindi byifuzo. Nimwibuke intumwa ubwo zari ziri mu cyumba cyo hejuru, zari zagiye zijyanywe no gushaka umwuka wera, zamaze iminsi 10 zirimo gusenga, ariko zibwira Imana ngo duhereze isezerano umwami Yesu yatubwiye. Nuko umunsi wa Pentekote usohoye, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nshya. Rero abantu batari babatizwa mu mwuka wera batangire gusenga babwira Imana ngo tubatize mu mwuka wera,
bitari ibyo ngibyo nibaramuka bapfuye batabatijwe mu mwuka wera bazarimbuka nabo, sibyo? Rero undi muntu nabwiwe nawe utazatambuka ino bariyeri ya mbere ni umuntu usenga ariko akazasoza urugendo rwiwe hano ku isi atari yarya igaburo ryera, atararya umubiri wa Kristo ngo anywe n'amaraso ya Kristo, pana kurya umubiri gusa na pana kunywa amaraso gusa, ahubwo kubikora byose, ukarya umubiri ukanywa n'amaraso, uko ari ibintu bibiri. Niyo mpamvu umwami wacu Yesu yavuze mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 6 umurongo wa 53, umwami wacu aravuga ngo ni ukuri nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe n'amaraso ye nta bugingo muba mufite muri mwebwe. Mwene data uneze amatwi, urabyumva yuko nimba utajya urya umubiri wa Kristo ngo unywe n'amaraso ya Kristo nta bugingo ufite muri wowe? Rero nta bugingo ufite muri wowe nimba utajya ubikora. Nubwo idini waba usengeramo ryaba ritabyemera rikoresha ikintu kimwe muri ibyo ngibyo mbabwiye, cyangwa se ritanabikoresha, ayo madini ntabwo azakuraho ijambo ry'Imana, nta nubwo imyumvire y'abo bayobozi n'ayo matorero azakuraho ijambo ry'Imana. Uwo ni umuntu rero utajya urya igaburo ryera. Undi muntu rero nanone usenga utazatambuka ino bariyeri ya mbere ni umuntu uzapfa afite umuhigo yahize ntawuhigura, ahubwo akajya asenga avuga ngo Imana imbabarire guhiga simpigure, Imana imbabarire guhiga simpigure. Abahanuzi n'abandi bakozi b'Imana bakavuga ngo Imana ibahereza imbabazi, abandi ngo Imana irababariye. Uyu nawe naramuka apfuye ntabwo azigera yinjira mu bwami bwo mu ijuru, azacirwaho iteka, azarimbuka azize ijambo ryamuvuye ku munwa atigeze asohoza. Umwami wacu Yesu yaravuze mu gitabo cya Matayo ibice byaho 12 umurongo wa 36 aravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Mu Gutegeka kwa 2:23 ku murongo wa 22 haravuzwe ngo nugira Uwiteka Imana yawe umuhigo ntuzatinde kuwuhigura, kuko Imana itazabura kuwukubaza bikakubera icyaha. Nyamara niwirinda guhiga ntago bizakubera icyaha. Abantu mwahize imihigo, mwasezeranije abantu ibintu, ntimubikore. Ibyo bintu mwahize muzagende mu bihugure, bitari ibyo ngibyo kuri bariyeri ya mbere byaranditswe yuko mwahigishije iminwa yanyu muzabibazwa. Imana tugire neza. Undi muntu rero utazatambuka ino bariyeri ya mbere ni umuntu uzasoza urugendo rwe hano ku isi ariko yarihakanye umwami Yesu. Harabayeho akarengane, harabayeho kwicwa, uhorwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, harabayeho gucibwa amajosi, gushyirwa mu nzu z'imbohe, gushyirwa muri gereza zitandukanye, cyangwa se gufungirwa amazi n'umuriro, cyangwa se gushyirwaho ibimenyetso bitandukanye by'inyamaswa ya Antikristo ndetse n'ibindi bitandukanye. Nuko wafatwa ugasinya kutazongera kwemera umwami Yesu, cyangwa se utazongera gusenga, nuko ukihakana umwami Yesu. Nabwo rero mu gitabo cya Mariko ibice 8 umurongo wa 38 haravuzwe ngo uzagira isoni zo kunyemera n'izo kwemera amagambo yanjye, nanjye nzagira isoni zo kumwemera imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika. Uzanyihakanira imbere y'abantu, nanjye nzamwihakanira imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika. Rero ndabwirwa ngo uyu muntu nawe naramuka apfuye ntago azigera yinjira mu gihugu cyo mu ijuru, nawe azarimbuka kuko yihakanye umwami Yesu. Nabwo nabajije impamvu Petero yihakanye umwami Yesu inshuro 3 ariko akababarirwa. Nabwo nabwiwe nasubijwe igisubizo nk'icyo nasubijwe bwa mbere, ko ari uko umwami Yesu yari atarahabwa ubutware bwose mu isi no mu ijuru, mbega yari atarapfa nabwo ngo azuke. Ariko ubu ngubu yarapfuye ariko yaranazutse. Umuntu uzamwihakana nawe azamwihakanira imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika. Nabwo uwo muntu naramuka apfuye ntago azatambuka mu bwami bwo, ntago azatambuka ibariyeri ya mbere. Rero ku muntu ugaragaye ko muri bino bintu mbabwiye hari ikintu kimutsinze ntabwo ahatambuka. Hari abandi bantu babiri ngiye kubabwira ku bintu bijyanye n'ibyaha by'ubwoko bubiri nabwiwe, ku bijyanye n'ibyaha byo muri onapo ndetse n'ibyaha byo gukuramo inda. Muri paradizo mu gace kamwe, mu ijuru mu gace kamwe ko muri paradizo harimo roho z'impinja ariko zihimbaza Imana mu buryo bubiri. Harimo izihimbaza Imana zipfumbatuye ibiganza
ibiganza, harimo n'izihimbaza Imana zipfumbase ibiganza. Izihimbaje Imana, izikomera Imana amashyi zipfumbatuye ibiganza, ni abana bagiye bava mu nda z'abakobwa cyangwa inda z'ababyeyi, ariko ba nyirizo nda batabigizemo uruhare, kubw'impanuka, kubwa aksida, izo nda zikavamo, izo mpinja ziri mu ijuru. Noneho rero izihimbaza Imana zipfumbase ibipfunsi ni impinja zagiye zikurwa mu nda, ariko ababyeyi bagiye bazikuramo ku bushake bwabo. Noneho rero mu bipfunsi by'izo nda, sorry, by'izo mpinja, nabwiwe yuko harimo imiti, amafaranga n'utuntu tumeze nk'utumemurikade tugaragaza amashusho y'ahantu iyo operasiyo yo gukuramo urwo ruhinja yabereye. Rero muri ibyo bipfunsi by'izo mpinja harimo amazina y'umuganga wakuyemo iyo nda, harimo amazina y'uwo mukobwa, harimo amazina y'umusore wamuteye iyo nda akamubwira ngo genda ukuremo iyo nda, harimo amazina y'ababyeyi basinyiye uwo mukobwa ngo genda ukuremo iyo nda, harimo amazina y'ibitaro iyo nda yakuriwemo. Buri kintu cyose cyakozwe muri operasiyo yo gukuramo iyo nda kiri muri ibyo bipfunsi by'izo mpinja. Rero izo mpinja zitegereje umunsi wa nyuma ngo zijugunyire ba mama wabo ibizibiti cyangwa se ibimenyetso by'uko babavukije amahirwe yo kubaho ku isi. Rero kubyihana ni uko we muntu wakuyemo iyo nda ku bushake bwawe ugomba kuzagenda ukaturira umukozi w'Imana ukavuga ngo Imana imbabarire gukuramo inda, nishyuye amafaranga aya n'aya mu gihe hari ayo wishyuye, nanyweye imiti iyi n'iyi mu gihe hari imiti wakuyemo, n'ibindi byose uzi ko byagiye bikorwa muri uko gukuramo iyo nda ukabyatura. Ku bijyanye no kujya muri onapo rero, abantu bagomba kubyihana nabo ntago nibatabyihana ntago bazatambuka kuri no bariyeri ya mbere, bazarimbuka. Impamvu nabivuzeho mbere ni uko nagira ngo mbasobanurire uburyo byo umuntu abyihana. Muri onapo rero ugomba kuba uyirimo ukayivamo. Ikindi mwumve ku bijyanye no muri onapo, Imana yateguriye umuntu ko agomba kubyara abana 6 akabyara abana 2, abandi bana 4 ntababyare. Iyo igihe cyo kubyara umwana kigeze, kuko Imana iba yaragennye abantu ugomba kuzabyara, nk'uko Aburahamu yagenewe kubyara umwana umwe kuri Sara, nuko iyo mwana agiye kuvuka agasanga inda yawe irafunze uri muri onapo, n'ubundi wa mwana aravuka, ariko ntagavukira ku isi, avukira ikuzimu. Satani n'abadayimoni be bafata izo ntanga zakagombye kuvamo uwo mwana zikabikoramwo abana ariko bameze nk'ibirobo. Nuko abo bana iyo bamaze kugira imyaka 14 bazamuka ku isi, bakaza bakigisha abana bacu ingeso mbi zo gukina iby'abana bafite imyaka 5, imyaka 6 n'indi myaka itandukanye iri hejuru yabyo. Abana bagakurana ingeso z'ubusatani birenze ukwemera. Rero ikindi kuri bariyeri imwe ndibuze kubabwira ya gatatu, izi mpinja umubyeyi wiwe wakuyemo wagiye muri onapo, iyo ahageze arazihasanga, noneho zikamubwira ngo watuvukije amahirwe yo kuba ku isi, nawe ntabwo uri butambuke ngo ugere mu bwami bwo mu ijuru. Rero ku bantu bagiye mu maonapo, mu byihane munazivemo kandi mujye musenga mubwira Imana ibyo birobo biri kuzimu Imana ibyice, bitazababuza kujya mu ijuru, kuko n'ubundi nta mwuka w'Imana ubirimo. Noneho rero iyo ni bariyeri ya mbere, ndumva nyishoje, reka mbabwire bariyeri ya kabiri. Noneho rero bariyeri ya kabiri ni bariyeri irimo inyubako, ni inyubako nini cyane irimo uri gitabo cy'umukristo wese uri ku isi. Ni bariyeri irimo igitabo cya buri mukristo wese uri ku isi. Rero iki gitabo ni igitabo gishinzwe kwandikwamwo ibijyanye n'ibya 10. Iki gitabo kirimo ibimenyetso 3. Ikimenyetso cya mbere kiri muri kino gitabo ni akavi, ikimenyetso cya kabiri ni akabazo, ikimenyetso cya gatatu ni akanyerezo. Mu gitabo cy'Abalewi ibice 27 umurongo wa 30 haravuzwe ngo mu bimeze mu butaka nibwo byaba imyaka cyangwa imbuto z'ibiti, kimwe n'10 ni ikera cy'Uwiteka, ni ikera cye. Imana yayo umuntu ibyo agomba gutangamo icya 10, uwo mwanya agatanga icya 10 cyuzuye baravivura. Iyo atanze icya 10 kituzuye bashyiraho akabazo. Iyo akiriye cyose cyangwa se akakiguriza bashyiraho akanyerezo. Nuko rero iyo umuntu apfuye akagera kuri no bariyeri ya kabiri ariko agasanga muri kino gitabo cyiwe harimo akabazo cyangwa se
se akanyerezo ntabwo atambuka kuri no bariyeri, kuko ijambo ry'Imana ataba yararishyize mu bikorwa. Ijambo ry'Imana rero mu gitabo cya Malaki ibice byaho 3 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10 havuzwe yuko abantu bimye Imana icya 10 nuko bakavumwa wa muvumo. Ariko mu gitabo cya Matayo ibice 25 ku murongo wa 41 haravuzwe ngo azabwira abari mu buso bwiwe ngo nimumve imbere mwabivume mwe. Bivuze ngo ibivume ntago bizigira byinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ikindi mu gitabo kuri no bariyeri ya 2 narinde kubabwira ishinzwe kureba ko watanze icya 10 kivuye mu byo wahawe byose ukiri ku isi. Iyo basanze ufitemo akanyerezo kamwe cyangwa se akabazo kamwe, ino bariyeri ntabwo uyitambukaho mu izina rya Yesu. Noneho rero icya 10 gihabwa bande? Icya 10 kijyanwa mu rusengero, cyangwa se kigahabwa imfubyi, cyangwa se kigahabwa abapfakazi, cyangwa se kigahabwa impunzi, cyangwa se kigahabwa abakene abari bo bose. Biri mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 ibice 26 umurongo wa 12. Ushobora kubona icya 10 kivuye mu bihumbi 500, ubwo ni ibihumbi 50, ukakijyana mu rusengero kandi uturanye n'umuntu w'umukene cyangwa se ushonje cyangwa se w'indushyi. Muri ubwo buryo ibyo ukoze wibwiye ko ukoreye Imana, ariko uri umufarisayo, uri n'indyarya, kuko udakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Rero muri icyo gitabo nari maze kubabwira cyo gutegeka kwa 2 haravuzwe ngo numara kurobanura imigabane ya 10 cy'ibyo wejeje mu mwaka wa 3, ari wo mwaka wo kurobanura 10 cya byose, uzajya ubiha Umulewi ndetse n'umusuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi, kugira ngo babirire iwanyu bahage. Rero ku muntu wari icya 10 ntago abwira Imana ngo Imana imbabarire kudatanga icya 10, ahubwo muntu wari icya 10 cy'Uwiteka, kuva wabatizwa mu mazi menshi ugomba gushaka icyo cya 10 wariye ukagitanga cyose, ukanagitanga urengejeho 1/5 cyacyo. Bivuze ngo uwariye ibihumbi 100 arimo Imana ideni ry'ibihumbi 12. Bivuze ngo icya 10 cy'ibihumbi 100 ni ibihumbi 10. Rero 1/5 cy'ibihumbi 10 ni ibihumbi 2. Uwariye ibihumbi 100 agomba kwishyura Imana ibihumbi 12. Uwabonye miliyoni ayikoreye cyangwa ayitoye cyangwa yihawe ari umuntu umwesheje umugisha umuremeye akamuha miliyoni, arimo Imana ideni ry'ibihumbi 120, kuko icya 10 cya miliyoni ni ibihumbi 100. 1/5 cy'ibihumbi 100 ni ibihumbi 20. Rero ubwo agomba gutanga ibihumbi 120. Uwabonye ibihumbi 10 abikoreye cyangwa bitoye cyangwa bihawe ari ibyiwe, arimo Imana ideni ry'igihumbi na 200. Ubwo ku bantu bari hanze sinzi uko bari bubibare, kuko ndi gutanga urugero ku mafaranga y'amanyarwanda. Bivuze ngo arimo Imana ideni ry'igihumbi na 200. Rero ugomba gushaka icya 10 cy'Uwiteka wariye ukacyishyura, kubera yuko ndakubwiza ukuri, waba wemera ko icya 10 kitazakubuza ijuru, waba ubyemera, waba ubyizira, waba utabyizira, kuri bariyeri ya 2 ntago uzahatambuka mu izina rya Yesu. Uzahatsindirwa, kandi numara kuhatsindirwa uzarimbuka, kandi nugera ikuzimu uzasenga amasengesho, uzanabwiriza ubutumwa bwiza, uzaninginga Imana urira cyane uvuga ngo Imana impa amahirwe nsubire ku isi ntunganye ibidatunganye, ariko ntago bizagukundira. Aha rero hari icyemezo cyangwa se rekomandasiyo, urwandiko nabwiwe ruhabwa umuntu ugaragaye ko yishyuye ibya 10 byose yahawe akiri ku isi, bivuye mu butunzi yahawe akiri ku isi. Urwo rwandiko ruri muri Matayo ibice 6 umurongo wa 21. Haravuzwe ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Mwene data unteze amatwi, wabyumvise ko ahantu ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Rero mu nka ho narabwiwe ngo mu nka ho ntabwo Imana irindira ko umuntu agira inka 10. Ufite inka 2 naratumye ngo ufite inka 2 imwe ayitange, ufite 5 imwe ayitange, ufite 10 imwe ayitange, ufite 11 atange 2, ufite 20 atange 2, ufite 21 atange 3, ufite 25 atange 3, ufite 30 atange 3. Mbega mu matungo y'inka nuko, no mwihene naho nuko, mu ngurube naho nuko, mu mbata, mu nkoko, mu nkwavu, mu bishuhe
nabwo nuko ku bantu bahinga mu bijumba, mu bigori, mu mashaza, mu myumbati. Nimba umuntu aguhaye ibiro 5 by'umuceri, fata nusu cyangwa ikiro nawe ugitange. Nimba umuntu aguhaye imyenda 2, fata umwe urutange. Nimba aguhaye 3, fata umwe urutange. Mu myenda nabwo nimba aguhaye 10, fata umwe urutange. Yohana yaravuze ngo ufite imyenda 2 umwe abuhereze utawufite. Ntimutekereze yuko inzira ijya mu bugingo irambuye. Hoya, inzira ijya mu bugingo iraruhije kandi irafunganye, n'abayinyuramo nabo ni bakeya. Rero iyi ni bariyeri ishinzwe kureba ko wakiranutse mu butunzi wahawe ukiri ku isi, sibyo? Rero mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu bwanditswe na Luka ibice 12 umurongo waho wa 32 haravuzwe ngo mwamukumbi muto mwe ntimutinye kuko so yishimira kubahereza ubwami. Mwumvise buno butumwa ntiwicire Uwiteka, so yishimira kuguhereza ubwami. Ariko ku murongo wa 33 haravuzwe ngo muguri ibyo mufite mutange ku buntu, mwidodere udusaho tudasaza, aribwo butunzi budashira buri mu ijuru, ab'inyenzi, ingese, abajura batabasha kugera, kuko aho ubutunzi bwanyu buri ariho n'imitima yanyu izaba. Imana ishimwe. Rero iyi ni bariyeri ya kabiri, nayo ubwo uyitsindiyeho ntabwo ayitambuka, uyitsinze akomeza iya gatatu. Iya gatatu rero yo yari bariyeri ishinzwe kureba imibanire myiza y'umuntu n'abo babanaga mu rugo rwiwe akiri ku isi n'umuryango wiwe. Wowe neza amatwi rero, uyi bariyeri ya gatatu nugira umugisha wo kuyigeraho uri umugabo, mwumva ikintu babaza umugabo bwa mbere na mbere. Bareba nimba atarasenze umugore we akarongora undi. Bareba nimba atarashatse umugore wa kabiri yarebukanye umugore wa mbere. Rero nimba uzi ko umugore mwabanje kubana, yaba uwo mwishingiye cyangwa uwo mwashingiwe, waramurongoye uri umusore nawe ari umukobwa, ariko nyuma ukamusenda, uyu munsi ukimara kumva ubu butumwa ugende uwo mugore wasenze umucyure umusubize mu rugo. Yaba yaraguciye inyuma yarasambanye, cyangwa se yaba atarakumviraga n'ibindi byaha byose yaba yaragukoreye, wasabwaga wagombaga kumuhereza imbabazi. Rero umuntu wasenze umugore wiwe agende amusubize mu rugo mu izina rya Yesu. Mu gitabo rero cya Malaki ibice byaho 2 umurongo waho wa 15 na 16 haravuzwe ngo murinde imitima yanyu hatagira uriganya umugore wo mu busore bwe, kuko nanga gusenda, ni ku Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga. Muri Matayo 19 rero kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11, umwami Yesu yararimo ageragezwa n'abafarisayo bamubwira nimba amategeko yemera ko umuntu asenda umugore wiwe. Umwami Yesu arababaza ngo ntago mwari mwasoma yuko yabaremye mbere na mbere yaremye umugore n'umugabo, ikavuga iti nicyo gituma umugabo azasiga, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko iki Imana yateranyirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Nta mushumba, nta mubishopu, nta mupasiteri, nta muntu n'umwe ufite ubushobozi n'ububasha bwo gutandukanya abantu babanye nk'umugabo n'umugore. Rero babaza umwami Yesu ngo nimba ari uko, kuki Mose yategetse ko umugore ahereza umugabo urwandiko rwo kumusenda? Kuki umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana? Yesu aravuga ngo Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntabwo ari uko byari bimeze. Uzasenda umugore we atamuhora gusambana azaba asambanye, kandi uzacyura uwasenzwe nawe azaba asambanye. Bivuze ngo niwirukana umugore wawe, icyo ukoze umuteye gusambana, kuko we waryamanaga nawe ntabwo azongera kukubona, ahubwo ibyo azajya gukora bizaba ari ubusambanyi mu maso y'Imana. Nawe nuramuka ugiye gushaka undi mugore uzaba usambanye. Ikindi babaza ku mugabo cya kabiri, bareba nimba atarajyaga kwita umugore we, ahohotera umugore we. Icya gatatu bareba nimba atarajyaga, ubwo ikigutsinze muri ibi ngibi ntabwo watambuka, kimwe kigutsinze muri ibi ntabwo watambuka, ni urubanza. Ikindi bareba ku mugabo, bareba nimba atarajyaga atahira mu rugo igihe yishakiye yitwaje ngo ni umugabo mu rugo. Ikindi ku mugabo bareba uburyo yahahiraga urugo rwiwe bikurikije n'amafaranga Imana yajyaga imuhereza. Ikindi ku mugabo bareba nimba atarafite umutungo ku ruhande yahishe umugore we. Ikindi ku mugabo bareba nimba
atarafashe ikintu mu rugo ngo agitange umugore we atabishaka, umugore atashaka ko icyo kintu gitangwa, atagishije umugore inama, ahubwo umugabo akagitanga ku mbaraga yitwaje ngo ni umugabo mu rugo. Ikindi ku mugabo bareba nimba atarajyaga yigurira imyenda ihenze, umugore akamugurira imyenda iciriritse. Ikindi ku mugabo bareba nimba nyirabukwe cyangwa sebukwe batarajyaga bamukenera, akanga kujyayo kandi afite umwanya. Ikindi ku mugore bareba nimba atarataye umugabo we wa mbere agashakana n'umugabo wa kabiri, yaba wa mbere barishingiye cyangwa barashyingiwe. Wowe unteze amatwi, nimba ari umugabo muri kubana wa kabiri, uwo mugabo muri kumwe wowe nawe umenye ko muri indaya mu maso y'Uwiteka, keretse nuramuka uvuye muri urwo rugo urimo rwa kabiri ugasubirana na wa mugabo wawe wa mbere, mu gihe uzi neza yuko uwo mugabo wa mbere mwashakanye yari umusore nawe uri umukobwa. Nuramuka uvuye muri urwo rugo rwa kabiri ugasanga umugabo wa mbere akanga yuko musubirana, uzakomeze ubeho wenyine, ntuzashaka undi mugabo wa kabiri kuzageza igihe umugabo wawe azapfira, nabwo uzamekinge neza nimba ari we wapfuye wamwihambiye neza, ubuhambuwe ku itegeko ry'urwo rugo rwawe, ubone gushaka undi mugabo wa kabiri, nabwo uzi neza ko uwo mugabo ushatse bwa kabiri ari umusore atari umugabo. Mu gitabo cy'Abaroma niko byanditswe mu bice 7 umurongo wa 2 haravuzwe ngo nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho, ariko iyo amaze gupfa abahambuwe kuri ayo mategeko. Ariko nimba abaye umugore w'ubundi mugabo, na wa bundi wa mbere akiriho yitwa umusambanyi kazi, ariko iyo amaze gupfa abahambuwe kuri ayo mategeko. Ikindi ku mugore rero bareba nimba umugabo we atarajyaga ajyana imyenda yifunyaritse, itameshe, idateye ipasi, kandi hari ubushobozi bwo kubikora mu rugo, ahubwo bitewe n'uko umugore atamwitayeho. Ikindi ku mugore nabwiwe, bareba nimba yarumviraga ibyo umugabo akeneye mu rugo byose. Urugero, nimba umugore abwiwe n'umugabo we ngo uhishe ibyo kurya saa 2, bareba nimba kuko saa 2 babwira ku mugore. Ikindi bareba uwo mugore nimba atari afite urundi rugo ku ruhande yahishe umugabo we. Ikindi ku mugore bareba nimba atari afite ubutunzi yahishe umugabo we, bareba nimba atajya yiba umugabo we w'amafaranga nuko umugabo akaba atabizi. Ikindi ku mugore bareba nimba nta mukozi wakoze muri urwo rugo akamwambura mu izina rya Yesu, cyangwa se bajya kurya ibiryo bihenze uwo mukozi ntibabimuheho bakamuhereza ibindi biryo. Bene data ndabinginze pe, inda ntizakubuza ijuru mubyeyi mu izina rya Yesu. Ikindi ku mugore nabwiwe bareba nimba nta mwana wazanywe muri urwo rugo umugabo wawe yabyaye ahandi, nuko uwo mwana ukajya umucunaguza umubuza uburenganzira nk'abandi bana. Ndabwirwa ngo nabyo kuri bariyeri ya 3 uzabibazwa. Ku mwana upfuye rero atari yajya mu rw'iwe rugo, narabwiwe ngo bazareba nimba yarumviraga se na nyina, nimba atarigeze avuma se cyangwa ngo avume nyina. Ikindi ku mwana narabwiwe ngo bazareba nimba ntacyo yari afite arusha ababyeyi biwe, nuko bakagira icyo bamukeneraho akagira icyo abima kandi afite ubushobozi. Ku mukozi narabwiwe ngo bazareba nimba atarapyetaga umutungo w'urwo rugo. Ikindi bazareba nimba arumviraga shebuja na nyirabuja. Noneho iyo ni bariyeri ya 3. Bariyeri ya 4 rero, iyo ni bariyeri ishinzwe kureba imibanire myiza y'umuntu n'abaturanyi biwe, abaturanyi bawe. Noneho rero ikintu cya mbere bareba ku baturanyi bawe, bareba nimba nta deni ry'umuntu upfuye ufite, bareba nimba nta deni ry'umuntu upfuye ufite. Mu gitabo cya Matayo 5:26 haravuzwe guhera ku murongo wa 25 haravuzwe ngo wikiranure vuba no kurega mukiri mu nzira, ukurega atagushikiriza umucamanza, akagushikiriza umusirikare, akagushyira mu nzu y'imbohe. Ndakubwiza ukuri kutazavamo rwose, keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe. Abantu mufite amadeni y'abantu mugende mubishyure amadeni yo kuri za mobile money, amadeni ya za MTN, amadeni ya Tigo Cash, amadeni yo muri botike, amadeni yo mu kibina, mugende amadeni y'abantu muyishyure.
ikindi bazareba niba nta muntu mwari muturanye akaburara akabwirirwa kandi ufite ibyo kurya ubizi ntumugaburire, cyangwa se akarwara cyangwa akajya mu nzu y'imbohe ufite ubushobozi n'uburyo byo kumugeraho ukanga kumugeraho. Hazasohora rya jambo rivuze ngo nari nshonje ntimwangaburira, nambaye ubusa ntimwanyambika, ndi mu nzu y'imbohe ntimwangeraho. Ibyo rero ugomba kubitunganya, nimba ari biri kukugonga ugomba gusaba Imana imbabazi ugatangira bundi bushyashya witunganya wikiranura n'ibyo byose mu izina rya Yesu. Ikindi kuri bariyeri ya kane bazareba nimba inzego za leta z'ubuyobozi bitewe n'igihugu urimo, guverinoma urimo, bazareba nimba inzego z'ubuyobozi zitarazaga kugusaba umusoro ukanga gutanga umusoro kandi ibyo ukora bigusaba gutanga umusoro wa leta. Umurokore wese usenga agomba gutanga umusoro, natawutanga azarimbukira kuri bariyeri ya kane. Ikindi bazareba nimba nta muntu waje gukodesha mu rugo iwawe, warangiza nyuma yo gukodesha mu rugo iwawe akabura ubushobozi ukamuha priyave akajya kurara hanze kandi uri umukristo, kubera yuko kuba ukodesha amazu ntabwo bikura ijambo ry'Imana rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ikindi bazareba nawe niba nta deni rya nyir'inzu ugiye utishyuye kandi wari ufite ubushobozi bwo kurimwishyura. Ikindi bazareba nimba utarangaga kwishyura ibibina cyangwa se ukabyishyura bigoranye kandi ufite ubushobozi bwo kubyishyura. Ibyo bazabireba kuri bariyeri ya kane, uburyo wagiye ubana n'abantu mwari muturanye. Bazareba nimba nta murimo w'abandi warengereye, havumwe urengera cyangwa se uwugurura imbibi z'umurima wa mugenzi wiwe. Rero ibyo nabyo bazabireba. Ikindi kuri bariyeri ya kane bazareba nimba nta muntu wagutiriye ikintu ukanga kukimutiza kandi ugifite, cyangwa se umuntu wagusabye ikintu ukanga kukinywa kandi ugifite. Ikindi bazareba nimba nta kintu cy'abandi watiriye ukanga kugitirura, ukananirwa kugitirura. Ibyo rero bazabikubaza mu izina rya Yesu. Iyo ni bariyeri ya kane. Rero bariyeri ya gatanu yo ni bariyeri ishinzwe kureba imibanire myiza y'umuntu n'abo basenganaga. Ni bariyeri ishinzwe kureba ukuntu wabanaga n'abantu mwasenganaga ukiri ku isi. Ku muyobozi w'itorero, umushumba, pasiteri, bishopu, umwarimu n'umuyobozi wa gurupe, umuntu wese uri ku isi wari ufite umurimo ahagarariye, bareba nimba utaranze kwigisha abantu yuko kuzana mu nzu y'Imana amaturo, ubutaka, ibibanza, amafaranga, ibya cumi ariko byanyuze mu nzira mbi bitemewe. Mu byumve mwe munteze amatwi, amafaranga wasambaniye, wariganije, wabeshyeye n'ibindi bintu byose ariko byavuye mu nzira y'umwijima ntago byemewe kuzanwa mu nzu y'Uwiteka, ntago byemewe kuzanwa mu nzu y'Imana cyangwa se kubereza umukozi w'Imana nk'ituro umuhaye. Rero bazareba nimba utaranze kubwira abantu yuko ibyo bintu bitemewe kuzanwa mu nzu y'Imana. Cya kabiri, kuri uwo muntu bazareba nimba amafaranga yakaga abakristo yarayakoreshaga icyo ayabakiye. Ikindi ku muntu w'umuhanuzi bazareba nimba atarajyaga ahanura ibinyoma akavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze, cyangwa se agahanura afite ibyo akeneye kuronka muri uwo muntu, agahanura umuntu kugira ngo amuhereze amafaranga, amuhe ubutaka, amuhereze ibyangombwa, cyangwa se agahanura kugira ngo yerekane ko ari umuhanuzi, cyangwa se agahanura umuntu ibyiza ariko yamubonaho ibibi agaceceka ngo atiteranya nawe, aticonganisha nawe. Bazareba impamvu yamuteraga guhanura kuri iyo bariyeri ya gatanu. Bazareba nimba atarakoreshaga impano y'Imana nabi, ataratabitse impano y'Imana itarantu yahawe, atarayigenje nabi, atarekoresheje nabi. Rero nimba uzi kuri umuhanuzi wahanuye ibinyoma, uzasaba Imana imbabazi, ubyature, wature guhanura ibinyoma, nurangiza noneho ujye ubaho udahanura ibinyoma, Imana izakubabarira mu izina rya Yesu. Bitari ibyo uzarimbuka. Namwe mujya ku ma YouTube, mukajya ku macano, mukajya mu nsengero, mukajya gutubura, mugahanura mwabigiyeho inama ngo mwereke abantu yuko muri abahanuzi, mukananura ngo mukuri ibintu mu bantu. Mu by'ukuri yaba mwebwe n'ubwo butunzi mwagiye mukora mu bantu muzamanukana nabwo ikuzimu mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Umurimo w'Imana n'izina ry'Imana bimaze gutukwa muri kino gihugu cy'u Rwanda no mu bihugu bitandukanye biri mu bice binyuranye biri ku isi, bitewe n'abitiriwe izina ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana Paulo yavuze rivuga ngo kuko byanditswe ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani kubera twebwe, mu izina rya Yesu. Ikindi ku bantu b'abadiyakoni rero mu itorero, icya mbere bazareba nimba
batarabyetaga, bataribaga umutungo w'iryo torero, bataranyerezaga amaturo n'ibya cumi, bagatanga raporo y'ibintu bikeya byinjiye kandi hinjiye byinshi, ahubwo ibindi bakaba barabijyanye, barabitwaye, barabyibye. Ikindi bazareba nimba zari inyangamugayo, batarajyaga bonona umurimo w'Imana mu gihe bapanzwe kuwukora. Ikindi ku badiyakoni bazareba nimba mu gihe habagaho ikintu cyo kwakira abashyitsi batarahahishaga amafaranga make, noneho bagatanga raporo ko bahahishije amafaranga menshi, andi bakayatwara bakayajyana. Ikindi ku bantu b'abaprotokoli bazareba nimba batarajyaga bahagurutsa umuntu waje nyuma, batarajyaga bahagurutsa umuntu waje mbere mu iteraniro, noneho umuntu uje nyuma bakamwicaza aho bahagurukije wa muntu wazindutse, bitwaje ngo umuntu waje nyuma ni umukire cyangwa se ni umunyacyubahiro cyangwa ni umukozi w'Imana cyangwa se ni umuhanuzi cyangwa ni umunyamavuta cyangwa se afite imodoka n'ubundi butunzi bukomeye cyane. Umuprotokoli agakora muri ubwo buryo yitwaje icyo cyubahiro cy'uwo muntu uje nyuma, abakoze icyaha cyo kurobanura ku butoni. Umuprotokoli rero wicaza abantu babikoze azabyihane, ntazanabyongere. Ikindi ku bantu b'abaririmbyi, perezida wa korali bazareba nimba atarigeze ahagarika umuntu muri korali akamubuza kuririmba yitwaje ngo nta musanzu afite cyangwa se iniforume. Ikindi ku baririmbyi bisanzwe bazareba nimba nta deni wapfuye ufite cyangwa se umusanzu wa korali upfuye utaratanze. Ubwo murebe ahantu mwagiye muririmba, nimba nta madeni ya korali mupfuye mutaratanze, muyashake mugende muyishyure bitewe n'amakorali mwagiye muririmbamo. Ikindi ku mukristo bisanzwe bazareba nimba yarumviraga umuyobozi wamuyoboraga ari ku isi. Nimba umuyobozi ataravuze ngo tujye gukora igikorwa cyo kubaka hano hantu cyangwa se gukora buno buryo, umukristo wese agenda azana amafaranga ya naya, nuko uwo mukristo akanga kuyatanga kandi abafite kuri bariyeri ya 5 azabihasanga, kuko handitswe ngo mwumvira ababayobora nk'abazabazwa imitima yanyu. Rero ikindi ku bayobozi b'amatorero bazabazwa ukuntu abakozi b'Imana bajya muri ayo matorero bakabateranyiriza amatike, nuko udufaranga tugiye turenzeho duke bakagenda badukuraho ntibatubahereze. Buri mukozi w'Imana wese wari uri muri iyo nama n'icyo gikorwa azabibazwa kuri bariyeri ya 5. Ikindi abakozi b'Imana bazarimbuka bazize kudatanga ibya 10 bivuye mu bya 10 bahawe. Nimba ari bishop cyangwa pasiteri cyangwa umwarimu cyangwa umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa, nawe iyo ahawe icya 10 agomba kuvanamo icya 10 nawe akagitanga kivuye muri icyo cya 10 ahawe. Nimba uri umukozi w'Imana ugahabwa icya 10 cy'ibihumbi 10, muri ibyo bihumbi 10 nawe by'icya 10 uhawe ugomba kuvanamo igihumbi cy'icya 10 ukagitanga. Biri mu kubara ibice byawo 18 murongo 25 na 26. Haravuzwe ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abalewi uti nimukoresha Abisirayeli kimwe mbahaye mu 10 kubakoresha ngo kibe gakondo yanyu, mujye mugikuraho icya 10, mujye mugikuraho ituro muturu Uwiteka ribabere, mujye mugikuraho ituro muturu Uwiteka ribe igice cya 10, ribe igice cya 10 cy'icyo gice cya 10, sibyo? Rero mujye mukuraho icya 10 namwe mugitange mu izina ry'umwami wacu Yesu. Iyo ni bariyeri ya 5. Rero bariyeri ya 6 hari indirimbo nshaka kubabwira enye cyangwa 5. Indirimbo ya mbere ni indirimbo ya 46 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Igitero cyanyuma iravuze ngo ningera ku nkombe ya rwa ruzi uzame gutinyuka, amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu ijuru. Yes, ko iravuga ngo mwihangane nubwo ntazi kuririmba neza. Iravuga ngo ningera ku nkombe ya rwa ruzi uzame gutinyuka, amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu ijuru. Zaririmba indirimbo zishimye, indirimbo zigusingiza,
Imana ishimwe. Indirimbo y'ijana nazo mu zo gushimisha igitero cya nyuma iravuga ngo azanyuza no mu rupfu nambuke na rwa ruzi maze nimfata hakurya zasanga yabo nkunda. Noneho indirimbo ya 313 igitero cya nyuma rero iravuze ngo no mu ntambara yo hanyuma hari urupfu imbere yanyu mwenda kwambuka rwa ruzi azaba ari hamwe namwe ubwo. Yesu abe hamwe nawe. Yesu abe hamwe nawe. Yesu abe hamwe nawe hose. Yego. Noneho ya 219 igitero cya mbere iravuga ngo ubwo nzamara imirimo ngo nsezere ku isi umugezi witwa urupfu mwambutse. Imana ishimwe. ubwo nzamara imirimo ngo nsezere ku isi umugezi witwa urupfu mwambutse niho nzagera mu ijuru nsanga uwapfiriye azanyakira n'ubuntu n'ineza nzamumenya nzaba mpagaze imbere ye nyuzwe nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye. Rero bariyeri ya 6 yo ni inyanja y'urupfu yaka. Niba mwarabonye ibintu bigaragara iyo ikirunga cyarutse bitigita by'ibikoma, iyo nyanja nayo niko iba imeze nk'ibintu by'ibikoma. Rero iyo umuntu ageze kuri iyi nyanja roho yiwe bitarambara aba cyambaye ubusa. Roho nigira igitsina ngo umenye ngo ni ingabo cyangwa ni ingore. Iyo umuntu ageze aha ngaha ntabwo aguruka nta nubwo asimbuka. Noneho marayika w'Imana amubumburira igitabo cy'imirimo yakoze ari ku isi: kuririmba, gutanga amaturo, gufasha abantu, gusura abantu, kwambika abantu, n'indi mirimo muzi, kwigisha ijambo ry'Imana, guhanura, n'indi mirimo abantu bakora. Rero kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo twakoze myiza, uwo mwanya rero marayika afata ibyuma bibiri. Noneho reka mwene data ashyire kamera hano hantu kugira ngo mubirebe. Marayika w'Imana afata ibyuma bibiri, kimwe gitambika hakurya kigafata hakuno, n'ikindi hakurya kigafata hakuno, bikaba ibyuma biteganye, Noneho iyo umuntu ageze aha ngaha marayika amubumburira icyo gitabo agatangira kumusomera imirimo yagiye akora ari hano ku isi. Noneho rero uwo mwanya iyo asomye umurimo uva muri cya gitabo ukamanuka ukaza ukagera kuri bino byuma bitambitse biteganye ukaza. Noneho wa murimo iyo yawukoranye kamere, iyo ugeze kuri bino byuma biri hejuru y'ino nyanja y'urupfu, wa murimo urashya. Paul yandikiye Abakorinto rwa 2 mu bice 3 aravuga ngo umurimo w'umuntu wese uzahishuzwa umuriro. Umurimo w'umuntu wese uzahishuzwa umuriro. Nuko uwo murimo iyo wawukoranye kamere urashya. Urugero iyo watanze amaturo ngo abantu bakurebe, cyangwa se ukagaburira abantu, ukabivuga, ugasura abantu, ukabivuga, ukaririmba witotomba, ukarya muri repetition wakerewe, ya mirimo yose iyo bawusomye uraza ugashya. Noneho ikindi, iyo basomye undi murimo, urugero wasuye umurwayi kwa muganga ariko wa murwayi wowe urwaye ntiyagusura, wa murimo uramanuka ukaza wiberangura, wagira kuri bino byuma, cyangwa se wagura umuntu amazi yishwe n'inyota, cyangwa se wagura umuntu ibiryo yashonje, wa murimo uraza wagira kuri bino byuma ukagumaho. Noneho rero ya mirimo iyo igumyeho
ya mirimo iyo igumyeho ugenda utera intambwe. Uko uteye intambwe iyo umurimo uvuyeho, urizingazinga, akongera wa murimo nanone wundi bagusomeye mwiza wakoze iyo ugumyeho nabwo urizingazinga. Ubwo ni kuri kugenda wicuma wambuka inyanja ugakora undi murimo, nako bagasoma undi murimo, nabwo waba mwiza wagumaho ukizingazinga. Nabwo urugero wavuze ubutumwa bwiza, ariko ntabwo wavuze ubutumwa bwiza ngo abantu bagushime, nabwo ukizingazinga. Nanone bagasoma undi murimo ukizingazinga. Ubwo ni kuri kugenda wambuka iyo nyanja. Imirimo niko wagiye ukora imirimo myiza, imyiza igenda igumaho, imibi igashya. Ubwo imibi ni imirimo yose wakoze ufite icyo ugenderereye, ufite inyungu uteze muri iyo mirimo uri kugenda ukora. Nuko imirimo myiza yose ikagumaho, ukawukandagira, watera intambwe ku wundi, uw'inyuma ukagukurikira. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice byaho 14 umurongo wa 13 haravuzwe ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika utoreye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, umwuka nawatiye baruhuke imihate, kuko imirimo bakoze ijyanye nabo ibakurikiye. Iyo rero umuntu ashoje ya nyanja y'urupfu yambukiye kuri iyo mirimo, iyi mirimo iraza ikajya mu bitugu by'uwo muntu. Ndabitangaho urugero gutera. Iraza ikajya mu bitugu, yamara kujya mu bitugu noneho ya mirimo igatangira kwizingura umurimo umwe ku wundi. Ubwo uyu ni umuntu washoje ya nyanja, umurimo umwe ku wundi, ubwo yashoje ya nyanja, hakurya ya nyanja, umurimo umwe ku wundi. Ya mirimo rero iyo yihambuye niyo ihindukamo ikanzu y'ubukwe. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice byaho 19 umurongo wa 7 haravuzwe ngo, twishime tunezerwe tuhimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Haleluya! Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Baririmbye muririmbe vuba, imirimo muri gukora muri korari izabaviramo ingazi zibambutse ino nyanja y'urupfu. Abantu musura abarwayi mubasure vuba, imirimo murimo mukora izabaviramo ingazi zizabambutsa inyanja y'urupfu. Abasura abarwayi kwa muganga, abagaburira abashonje, abahanuzi muhanure vuba, imirimo murimo mukora izabaviramo ingazi zizabambutsa ino nyanja y'urupfu. Abakozi b'Imana muri kubwiriza ubutumwa ku macano, ku mateleviziyo, ku maradiyo, nimucike intege, ubibarira azasarura aseka mu izina rya Yesu. Imirimo turimo dukora izavamo ingazi zizatwambutsa inyanja y'urupfu. Paul yandikiye Abefeso mu bice byaho 2 ku murongo wa 10 aravuga ngo, kuko turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Nimuhumure, imirimo y'abera izibukwa. Iyo umuntu yakoranye urukundo azayihemberwa mu izina rya Yesu. Imirimo ukora ntukayivuge, jya uyiceceka. Nukorera umuntu umurimo akakuvuga, akagutaranga, akagusebya, akaguharabika, ceceka, wikwitotomba. Bikora ubikunze, ririmba ubikunze, diakona ubikunze, shumba uwo murimo ubikunze, hanura ubikunze, bwiriza ubikunze mu izina rya Yesu. Kora umurimo w'Imana, nuhura n'akarengane wihangane, ntiwitotombe. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe Imana ishimye mu bice byaho 3 umurongo wa 5 haranditswe ngo, unesha azambika imyenda yera, nanjye sinzahanagura izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo. Hari ubugingo twasezeranijwe. Yesu yavuze ngo, uwumva ijambo ryanjye akiriho ntabwo azapfa iteka ryose. Unyizera naho yaba arapfuye azongera abeho. Hari ubundi buzima muri Kristo Yesu, nyuma y'umubabaro, nyuma y'uburwayi, nyuma y'ubukene, nyuma y'ubupfusha tubona muri iyi si. Hari ubundi buzima muri Kristo Yesu, tuzabaho mu izina rya Yesu. Nimuhumure, hari igihugu cyiza, ijuru ririho bene data, hari umugabane abera turimo dutwaranira, tuzabayo. Haleluya! Pewa
Kristo Baba, muhumure toro ry'Imana, Yesu yaranesheje mu izina rya Yesu. Nimwihane ibyaha byanyu, ubwami bw'Imana muri hafi, nta muntu uzabwinjiramo atihannye mu izina rya Yesu. Nimwihane ibyaha byanyu, ubwami bw'Imana muri hafi. Dore umwami wacu Yesu yamenye amaraso ku musaraba, yapfuye urupfu rubi ngo tutazapfa natwe mu izina rya Yesu. Mukomeze muhanyanyaze kandi tuzagerayo. Abatanga ibya cumi nimugire vuba vuba, aho ubutunzi bwanyu buri niyo n'imitima yanyu izaba mu izina rya Yesu. Dore rero umugeni wa Kristo ari kwitegura. Mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 28 haravuzwe ngo niko na Kristo azagaruka ubwa kabiri, atazanye no kwitambira w'ibyaha, ahubwo azaza azaniye abamutegereza agakiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abantu babiri bazaba bari gusya ku rusyo rumwe, umwe azagenda undi azasigara. Abantu babiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azagenda undi azasigara. Nimukore vuba hakiri ku manywa, nire gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa mu izina rya Yesu. Mukore imirimo izabambutsa ino nyanja y'urupfu, mukore imirimo izavamo ikanzu muzambara, mukore imirimo izabaherekeza, mukore imirimo mu izina rya Yesu. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice byaho 16 umurongo wa 15 haranditswe ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa umuntu w'amaso akarinda imyenda yiwe. Iyo umuntu yakoze imirimo nyuma akajya yivuga, umurimo yawuvuze uwo murimo utagaciro mu izina rya Yesu. Rero narabwiwe ngo izina ry'umuntu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko Imana ibona ko uwo muntu aramutse apfuye nta bariyeri n'imwe yatsindirwaho, nibyo izina ry'umuntu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo izina ry'umuntu ryandikwa n'idini asengeramo, ntabwo izina ry'umuntu ryandikwa na paseri, ntabwo izina ry'umuntu ryandikwa n'umuvugabutumwa. Izina ry'umuntu ryandikwa n'Imana, kandi Imana yandika umuntu mu gitabo cy'ubugingo kuko Imana ibona yuko ari umunyabugingo. Haleluya! Imana ishimwe. Yesu yaravuze ngo njyewe naje kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Wowe wumvise buno butumwa Imana igutumyeho, nuko igukunda idashaka yuko uzatahana zeru ngo urimbuke. Imana iragukunda. Imana ibahereze umugisha. Numva ari zino bariyeri 6. Bariyeri ya mbere niyo kureba ko upfuye warihannye ibyaha byawe byose. Bariyeri ya kabiri ni bariyeri ishinzwe kureba ko wakiranutse mu butunzi wahawe ukiri ku isi. Bariyeri ya gatatu nishinzwe kureba imibanire myiza y'umuntu nabo basenga nabo babanaga mu rugo. Bariyeri ya kane nishinzwe kureba imibanire myiza y'umuntu n'abaturanyi niwe. Bariyeri ya gatanu nishinzwe kureba imibanire myiza y'umuntu nabo basenganaga. Bariyeri ya gatandatu nino nyanja y'urupfu. Imana ibahereze umugisha mu ntambara ya nyuma. Rero Yesu azaba ari kumwe namwe mugiye kwambuka ino nyanja y'urupfu mu izina rya Yesu. Ntabwo mukwiye guterwa ubwoba n'urupfu, ahubwo nimushake ibizabambutsa bigatuma mutazatsindwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahereze umugisha. nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi nta muba mw'ijuru keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa
n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe, umukiza bwazagaruka, mfite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe, bate wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amena. Urasabwa kureba ko umwenda wawe wera. Muri Matayo 10:22 kuva ku murongo wa 11, umwami wacu Yesu Kristo yaciye umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami, aravuga ngo nuko umwami yinjiye, kuva ku murongo wa 11, yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Uwo muntu yari yarinjiye ariko nta mwenda w'ubukwe yari afite. Wowe unteze amatwi, birashoboka yuko winjiye ariko nta mwenda w'ubukwe ufite. Aravuga ngo nimufate mu muboha amaboko n'amaguru, mumujugunye hanze mu mwijima. Urasabwa gushaka umwenda w'ubukwe, kandi uno mwenda w'ubukwe wumvise ko ari imirimo, mu izina rya Yesu. Amen. Niwumvira ijambo ntiwinangire umutima, niwumva umwuka wera guhamagara ntiwinangire. Imana iguha umugisha cyane mukozi w'Imana. Ndagira ngo uhereze abantu nimero ya telefone yawe, babaye bifuza gusengana nawe cyangwa se hari ubusobanuro bundi, ariko kuba afite ibibazo byinshi mwumva mwabaza, murabishyira hasi muri komanteri, tuzabigarukaho ubutaha. Kandi ndagira ngo Imana Data izarushaho kudusobanurira ibiruseho. Waduhereza nimero ya telefone? Murakoze. Nimero za telefone ni 078 68 53 439, 078 68 53 439. Iri no kuri WhatsApp ku bantu batabasha guhamagara bitewe n'ibihugu barimo. Noneho banampamagara no kuri 072 911 4487. Imana ibaho umugisha. Amen. Hanyuma kandi hari inyigisho ikomeye idasanzwe nayo, cyangwa n'ubutumwa, ubuhanuzi budasanzwe bugendanye n'iyi minsi y'imperuka ya nyuma turimo, nabwo dushaka kubagezaho kandi mu gihe kidatinze turabo bakumbusha. Yego, murakoze. Hari kiyoka gifite imbaraga, kirimo gikora cyakataje, gifite umurego, kiri mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 12, kiyoka kinini cy'imitwe 7. Rero kirimo kirakora, cyageze mu bihugu bitandukanye, kiri mu madini, kigeze mu Rwanda, kiri hanze y'u Rwanda. Turagira ngo nacyo tugishyire hanze mu izina rya Yesu, kugira ngo nujye uhura nacyo ujye umenya ngo uyu ni Satani ntuye nawe, kuko iriya nzoka isimboza Satani, igaragaza Satani. Turagira ngo no tuyibagezeho rero bidatinze. Imana ibahe umugisha. Yego. Hanyuma Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Abantu kiri mu byahishuwe ibice 12, aho umutwe waho uvuga ngo ivy'umugore ni kiyoka. Yego. Kandi kira kiyoka gishushanya se kibi, umwanzi Satani. Ni kiyoka gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Yego. Imana ibahereze umugisha. Tuzakigarukaho cyane kugira ngo musobanukirwe imikorere y'isi y'umwijima, ariko kandi n'imbaraga zo kwitsinda uko zingana muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Yes. Kugwiza amahoro n'urukundo Imana ibahereza muri byose. Bye. Murakoze. Abambasaderi mwese ba Yesu aho muri,
haba mu Rwanda haba hanze y'u Rwanda, mwese turabasuhuje kandi namwe mutaraba abambasaderi, ni ukuri urukundo rw'Imana rubasure rurusheho kubategurira ubwami bw'Imana Data. Bye bye, turabakunda naho ubutaha.